inyogokuru nkunda cyane. Banje kugushimira kwambera umubyeyi mu mwanya w'umama. Nanjye nagerageje gukubera umwana uko nshoboye. Umutima wanjye wambwiye ko igihe kigeze ngerageza andi mahirwe. None ubu ndi i Kigali. Ngayo nguko nyine uko mbigusomeye nuko byagenze. tutabeshya se uwo muraza kumbwira ko ahantu bazanye hasa nabi. Oya sava tutabeshyara ariko nawe urasobanutse. ese mwire kutamuvuga bimeze bite? Nta kibazo urabona hasa neza. Hasa neza ariko njye mfite ikibazo twanyweye akaba yitenda kukamaramo ariko ntabwo turya. Ntabwo byashoboka ko muhi situryara undi kofi ya mwene igomba kudutegeka ahangaha. Muhinda shonje ngiye kutugenza. Yewe se wamenya nimba mushonje cyangwa nimba mudashonje cyangwa kurya kwanyu bikenera uruhushya rwanyu nkaba nabimenya. Kandi mba tuvuganaho gatoya cyane rwose. Kundi butangiye kuneza bari abakobwa kandi asukuba kuteje ako yabyuki nazanye ubundi wakijemo amaso ayibonye cyangwa ngo tuwasebera cyangwa ntituwasebera byose ngiye birande mbabarira rwose kandi nta mafaranga mfite yo gutakaza kuri bari abakobwa. Uko tubigenje dute yankuriye muri cyo wa mugabo nakubwiye ko dufite nyarwanda kwa mbere azaguha akazi mu ruganda rwe. Urakumva njye nta kintu na kimwe ushobora gukora mu buzima bwacu nabanje gushyiramo ikintu cyitwa umubare. Ibintu byanjye byose bifite plan. Urakumva umuntu uzi ukibwira ko uko ari babiri ugira ngo umwe muri ubu ugira ngo ari 6 yarenze hariya ko 6,000 ariko akanakumira baho ubwo za amafaranga ibintu yakora mu cyaro nasuko kumva ari menshi amafaranga. Mfasha rwose mfashe nibura uyu munsi wonyine pe nibacishe imijisho. Tubona mfasha rwose nibacishe imijisho. Rero ukuntiye kubigenza bari abakobwa nabo bari burya bonyine twe turakomeza tuyinywera. Nawe urabibona ukuntu ibiryo byano bihenze rwose. Ibaze bari kurya ngenda ari kurya mu ibyo bibanza bitekerezo rwose byakwizwiki. Ngereka nkwereka basi reka nkwereke amafaranga turubuze gukoresha turi kurya basi nzajya kwishyura ariko mbara n'isebe yari ahantu rwose. Ibyo nta kibazo yereka buriya mba nanga yuko amafaranga yanceho ntarabona akazi. Akazi umuntu wagurishije nkavuga ariko ubundi se inka mu cyumweru kimwe yabishize ukabanya mito. Oya muhi wemba bari mfasha ku kantu turye tudafatwa rwose sibyo ahubwo twihutisha ariko dushamo n'amaso. Tujye kubyina iyo numva ushaka kujya kubyina. Turabyina umutuzo kanguka tujye kubyina. Yasinziriye tujye kubyina ko asinziriye aya masaha ko yasinziriye. Tujye muri club kandi ntikizo giye kuryama. Njye ndishakira kujya muri club. Muri se kuvuga ari abahungu barekizanya kujya kuryama.
urabura kubwira shu wawe ukaza kubwira mumbarize banumiwe tujye muri club njyewe ntabwo ndi butahe aya masaha ariko ngenda nshaka kuryama rwose uryama aya masaha suri inkoko cyariko uyu munsi abantu watuzaniye umva abantu watuzaniye rwose batwiciye umunsi kose sa amafaranga mushaka ko mureba kuriya ni banki yigendera ni banki yigendera da ariko ntawe yatwigirisha yose ukubije cyane ahubwo uyu munsi ni umunsi ubereye mubi ahubwo murazi nibura bazana akandi gacupa maze murebe ngo turakora umuti njyewe bampa indi hakora bizi ahantu harabowa reka nigendere aka kanya ko kumusaba gende simba mbyumva amafaranga turafite mwariyo turabona ntumuretse sisita ugiye mushaka basi se mumbwira ngo mugiye oya waje kuduhamagara tubaze ahantu twagiye ko se ubwo muba mugiye mute mwiri cyamwibikira mwiri cyuka tugende akuze koko sako ganje se urashaka iki kandi mbura ni ngewe cyuka tugende cyuka twishyure tugende ba bakobwa se bariya se mba nabirukanye kera bariya nabirukanye wagize ute ngewe nabirukanye nabonaga se twari bukomezanye bikavamo mba nabirukanye mu musaza ubwo gira tugende twishyure mwereka aho uhenge ku mutwe harya tugiye si muri roji sindaguherekeza ugende ariko ejo zabyuke kare cyane ko dufite interview ndashaka kuzaza uri fresh ku buryo nta hango bazamubonamo interview se kandi ibiki interview y'akazi njye nakubwiye ko mukuye mu cyaro nje gushakira akazi gahunda zose feri zose munazisoje ntiwumva ko noneho ukoze ikintu cy'abagabo nakubwiye ko wewe uzabamo umuntu w'umugabo rwose niyo mbona ni umugabo ariko ubundi wavuga umuntu w'umusaza nta muntu w'umusaza mbaye hano wowe ruswende rw'ejo bundi harya sinkurusha umwaka umwe oya umusaza n'isirenga ntabwo ari imyaka ahubwo gira tujye kwishyura nawe ubundi ntabwo uzava hano hantu warekera vuyirekeraho rwose ariko wereka aho wahingiye ku mutwe ni hano baca hari nimero zari ufite ntabwo nazo pe nayo sinzi ukuntu nibagiwe kuzimusaba n'igihe cyose tumaze turi kumwe none se ubundi mupfana iki uretse kuba twariganye nta kindi kintu duhuriyeho ni ukuri n'uburyo nabonaga kwitaho mutana nijoro akakugeza hano akabona gusubirayo mubwije ukuri umuntu yansanze mu cyaro anyumvisha uburyo ngomba kuza i Kigali kuko ariho mubayeho neza gurisha inka ya nyogokuru none toreraga ibintu abankoreye ni ukuri ubu se
oya mukecuru, oya rwose uko ni ugukingira ikibaba abagizi ba nabi. Muhira agomba gushakishwa agafungwa, kandi n'uwaguze iriya nka nawe akayigarura. Ayigarura se naba mfite amafaranga yo kumusubiza? Umusubiza iki? Erega biriya bifatwa nko kugura ibyibano. Abagize amahirwe mbonye inka yanjye. Icyo nshaka ni umwana wanjye Muhire, kuko ibikoba bitangiye kunkuka. Ariko ubundi Muhire yabuze iki n'ahangaha kituma ajya kwiyahura muri Kigali? Ariko ubundi Kigali bayirukangiramo bayize, cyangwa no gupfa guhurura ngiye Kigali uko bishakiye? Njye simbizi by'aba bana kabisa. Mana, umusore n'ubundi. Kose musore ngo bimeze bite sha? Ujyeho nawe n'amagambo yo kuvuga ibintu byambayeho koko. Ubundi surasobanura iki? Twumvikanye. Ugomba gusohoka muri iki cyumba maze kutwishyura amafaranga y'iminsi 2 maze muri rojyanje. Sawa? Nari nzi ko muje kumfasha mu kibazo nahuye nacyo. Niwambwiye ugiye gushaka umuyobozi muri ukuru mwayikemura. Namfasha no gushaka Ndera. Sikwe musore ari umuti wamenye ati umva twumvikanye. Ugomba gushaka umuntu uza kukwishyurira amafaranga tugomba. Umva ndabinginze rwose. Mumbabarire ngende. Ndabizi Imana yazabamembera. Aho bigeze uyu musore no kumushakira polisi kuko uyu musore ndabona ari bandi. Sawa? Akwa musore none wabaye. None wasaze. Uje kutumenera ibirahure. Ariko wambaye ukamfungura ndakwinginze. Ndakubwiye ngo ibyo wakora byose nta kuri busohoke mahanga. Kandi nukomeza kunsakuriza unyicira akazi. Gende injiramo duhangana. Wambabariye ko. Honara. None ubona ibirahure waruje. Iradirishya ninde warifunguye? Simbaza musore. Iradirishya ryafunguwe nande? Nako ningewe numvaga nshaka gufata akayaga. Ariko sha uzi ko uri gushaka kuzana umunyamugi kurusha abanyamugi, kandi nari nje kukubabarira, ariko ndi kubona nta mbabazi ukwiyoba. Ndakwinginze mutware. Baba ngende rwose undekure. Fata ukiyandagaza ukafata gucyo nkaho ngiyewe nakwibye. Ndakura mu. Komeza ufunguye umuhungu. Sibyo? Ikibazo bose ari gukubita inzugi n'amadirishya bikamvanga mu mutwe rwose. Humura. Njya kuri polisi ibyo ngibyo biraje barakemuka. Rwose ndabikora neza. Sawa? Sawa. Wambabare ukamfungura ko. Uhongeye ntabwo none wumvise bamu uburenganzira ndinjiramo umuhini none nkundihiremo aho ngaho sasa. Wongere mva mu maso. Igende se ari kurashaka iki naga rwiyemeze bwanyu buretse. Wongere none unsakurize. Nyicira akazi gusa. Babona. Ngiye kuri polisi badufashe gukemura ikibazo cy'uriya muhungu, ndagaruka mu kandi. Ariko boss. Seka. Ariko nenda bagusaba. Aha, bwira. Ndumva twamubabarira. Ngo tumubabarire. Umuntu yaraye muri rogi yanjye arya, anywa, none ngo tumureke agenda atishyura. Uriya muhungu ashobora kuba yarahuye n'ibibazo kuko yaje afite amafaranga. Yanyishyuye iminsi 5 yose. Reka nkwereke mu gitabo. Umvaga amubabarira. Okay. Ubu ngubwo reka tumureke agende, ubwo amafaranga tuzakata mu mushahara wawe. Kudasubiza, subiza yego cyangwa hoya. Aha,
se niba yankatazabaho gute? ariko urumva nta kibazo ufite urumva wazana santima muri bizinesi gutyo ukagera he yewe na Uyu muhungu yabaye amahoro koko. Cyambwira nk'ahantu muhira ari koko. Sekiro kuri gusohoka hanze kuri telefone buri kanya ni amahoro. Bikabya nawe ntabwo ari buri kanya. Ahubwo se directeur yabagarutse mu kigo. Ndumva nawe ndabona. Ese kumaze iminsi utameze neza ufite ikihe kibazo? Wambwira dore n'iki nshuti zibereye. Wenda nanakugira n'inama. Shana ibyo koko mfite ikibazo. Ntuzi wa muhungu nakubwiye dukundana? Wa muhungu nakubwiye nyine turi inshuti. Umwe wadusanze ku rusengero. Muhire wanjye ntabwo nzi ikibazo afite pe. Ndamuhamagara telefone nticamo haciye iminsi 3 yose tutavugana. Niba ameze ati ngiye bikoba birankuka pe. None se nawe uko muhamagaye telefone bakompoze. Ndumva nubwo bwaranyishe. Kire ndumva bitoroshye. Ngiye rero nabuze n'ikintu nkora no kwigisha byananiye sinabasha guhagarara imbere y'abanyeshuri imeze gutya. Byananiye umutwe stress ntabwo nzi ikintu cyo gukora. None se wagiye kwa directeur ukagasaba gaheshya ukamubwira ko urwaye. umva sha soko utahe koko se murambabareye ngende. genda ariko uzibuka gushimira uyu mukobwa kuko niwe ugusabira imbabazi naho njye nari nafashe icyemezo cyo kugufungisha. Murakoze Imana rwose izabamera umugisha. harya sha ni uko nguko wasigaye nta kintu na kimwe ufite. Gutyo ndeba rwose nta mafaranga nta myenda nta byangombwa rwose ibyo uramuhungu yankoreye ntago umuntu. None se sha ubu ngubu uramenya werekeza he koko? Wabara n'icyo wa mugabo cyakoza kuba mwumbabarire nacyo ni ikigaragaza ko Imana ikiri kumwe nanjye. ngafata ibintu byawe nta kibazo. Shaka yangahe? Ziraho 200. Yaje? Yaje. Muraho. Muraho. Bahe miti cyangwa amashaka amafaranga. Nta na kimwe nshaka muri ibyo ahubwo nagira ngo mbasaba ubufasha. Yego kuboye bufasha ubwo. Nyine uko ndeba ibintu byose babintwaye.
rero nagiye byibuza munize telefone hari umuntu ashaka guhamagara. Ndaguha mitiyu uhamagare. Rwose ni muri kumwe ntiwabwira ko ibintu byose babinyibye nta kintu na kimwe nsigaranye abe n'amafaranga na makeya rwose. Nta muhungu we kusa nk'umujura ubwo ngwaye telefone yanjye ukayirukankana. Oya rwose ntabwo iyo mico nayikuranye ahubwo nije telefone yazakwitura rwose. Okay, ngambwira nimero ngo uhamagarire. Akira nuyibuka urahamagara. Ndumva itariho kandi by'umureba ibintu nk'ibi ngibi ibi si byo bita ubugome. None se umuntu wari uri guhamagara niwe wabibye? Niwe. Nawe rwose urasekeje ukumva se ko umuntu wakoze ayo mabi yashyiraho telefone? Muraho mukecuru noneho atikiriza araharira. Ese ko mutikiriza muraduhara aho nindera. Mukecuru mbese murimo? Ese kire ni wowe mwana wa? Uraho? Uraho neza mukecuru? Yego. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Tambuka. Yego murakoze. Waragiye uranyanga. Oya mukecuru ntabwo ari ukukwangerega. Akazi kaba kabaye kenshi umwanya ukaba muke. Nta rundi rwango. Akira mwana wa. Yewe ndishimye. Kino kigage kiraryoshye. Nyine so mushira inyota. Kiraryoshye cyane pe. Mukecuru ndakunda. Ku cyumweru ninjya gusenga nzakuzanira amashusho ya Yezu Nyirimpuhwe n'iya Bikira Mariya. Nuko mwana wa. Dore iriya yari imaze gusaza ya Yezu. Bayimushimiye. Nese mukecuru nta gakuru ka Muhire uheruka ngiye ko tudaheruka kuvugana. None se mwana wa ajya kugenda ntabwo yagusezeye? Muhire rero yasanze ku ishuri ambwira ko yafashe umwanzuro wo kujya i Kigali, ariko rwose ntabyo yari yarigeze ambwira. Ntabyo nari nzi, yarantunguye. Ntabwo yagombaga kugusezera kandi yarasize akoze mabi. Kwa mabi? Muhire yakoze iki? Yakoze amabi iki mukecuru? Uzi ya nka yanjye nakundaga yasize ayigurishije kandi ntiyambwira. Mukecuru, Muhire yagurishije inka? Muhire nzi? Muhire ntabwo yakora ibyo bintu. Mwana wanjye rero izo ngeso ntazo rwose yari yarigeze yasize ubu. Kuva mu bwana bwe yari umwana mwiza, yarumviraga agakunda abantu bose kugeza amagingo ye. Mukecuru, ndakumva. njye ndumva bindenze. Ntabwo Muhire natekereza ko yakora ibyo bintu rwose. Mbese mwana wanjye
ubu narimugerekaho koko? Mana yanjye uhire. Ngayo nguko rero.